Mwiriwe neza, mugire umunsi mwiza ndetse n'umugoroba mwiza. Ndabakunda cyane, tugeze muri wa mwanya twiganirira ku bijyanye n'amasomo. N'undi murabizi nigisha Ikinyarwanda, kereka niba hari ukigera kuri iyi YouTube, ariko nigisha Ikinyarwanda akenshi na kenshi nibanda ku binyarwanda dukoresha, ku byigirwa mu mashuri ndetse no mu buzima busanzwe. Nta kintu na kimwe kitigirwa hano. Icya mbere ni ugukora subscribe nkabona ko munkurikiye. Uyu mwanya rero tugiye kwiga ku kinyazina ngenera ngenga. Ikinyazina ngenera ngenga tugiye kureba ese gikora gite, amoko yayo, umumaro wacyo ndetse nuko wowe wagikoresha igihe uri kukivuga. Ntizimbye mu magambo rero gatuze turebe igisobanuro cy'ikinyazina ngenera ngenga. Ikinyazina ngenera ngenga ni ikinyazina kimenyerewe kwitwa ko ari ikinyazina cy'inyunge. Ubwo ni ikinyazina ngenera maze kiyomekwaho cyangwa se cyongerwaho, kiyongeyeho se cyo bita ngenga. Habanza ngenera hagakurikiraho ngenga. Nk'urugero ukavuga ngo wanjye, mushiki wanjye. Iyo wa akaba ari ikinyazina ngenera kigenera ikintu cyangwa umuntu, naho nge akaba ari wowe, akaba ariyo ngenga. Akaba ariyo iyo ngenga akaba ari ngenga ya mbere yo mu buke. Umuntu ubwo yabashaka kuvuga wenda urugero navuga rwumvikana, mushiki wanjye, umwana wanjye. Noneho ukaba wavuga ngo inka zawe, inka zawe. Ubwo ndabona ko ari ikinyazina ngenera ngenga. Ubundi rero ikinyazina ngenera ngenga kugira ngo tucyumve neza, cyerekana utunze ndetse n'icyo atunze. Kigaragaza umuntu ufite icyo kintu ndetse n'icyo afite. Ahubwo kikerekana utunze n'icyo agize ibiki atunze. Utunze ninde? Ese atunze iki? Iki nicyo bita ikinyazina ngenera ngenga. Ikinyazina cy'inyunge aricyo cyitwa ngenera ngenga gikurikira izina, ariko gishobora no kugira ute no kurisimbura. Igitabo cyanjye ni cyiza, ni urugero. Igitabo cyanjye ni cyiza gikurikira izina cyangwa kikagira ute kikayisimbura. Ni ngo habanje igitabo cyanjye akaba ari ikinyazina ngenera ngenga, noneho gishobora kurisimbura kuvuga ngo icyanjye. Ubu urumva ko gifashe indomo, ariko ntabwo tukiri kuvuga izina. Ngo cyerekana izina, gikurikira izina cyangwa se kikaba cyagira ute cyarisimbura. Noneho urumva ko ikinyazina ngenera ngenga kugikoresha kiroroshye, ahubwo tugiye kwirebera icyitonderwa. Icyitonderwa cya mbere kiragira kiti: iyo ikinyazina ngenera, iyo ibyo binyazina byose byiyunze, ikinyazina ngenera kirabanza wa, ni urugero, cyangwa se za, noneho hagakurikiraho ikinyazina ngenga wanjye, zacu, bari zatwe ariko bavuga zacu, kuko ikinyazina ngenera nicyo kibanza, ngenga ikagira ute igakurikira. Noneho ikindi cyitonderwa kiravuga ngo ikinyazina ngenera iyo cyiyunze n'ikinyazina ngenga, ikinyazina ngenga kikaba kiri muri ngenga ya mbere n'iya kabiri mu bwinshi, icyo gihe indangakinyazina tu ihinduka shu, naho mu ikaba yahinduka nyu. Ukibaza ngo urugero birahinduka, ukavuga ngo wenda ngo aho kuvuga ngo irahinduka iyo tu, tukavuga ngo urugero, tukavuga ngo ntibavuga umwana watwe, ngo ni ya tu. Iyo ihita ihinduka iri muri ngenga ya kangahe? Ya mbere mu bwinshi, irahita iba cu, ihita igira impinduranego ya cu. Niko babivuze. Noneho
ntibavuga umwana wacu, ntibavuga umwana wamwe, ahubwo bavuga, ubwo ni muri ngenga ya kabiri mu bwinshi, ahubwo bavuga umwana wanyu. Iki ni icyitonderwa. Icyitonderwa cya gatatu kiravuga ngo ikinyazina ngenga iyo cyiyunze n'ikinyazina ngenga kiri muri ikinyazina ngenera, ikinyazina ngenera iyo cyiyunze n'ikinyazina ngenga kiri muri ngenga ya gatatu mu nteko ya mbere, igicumbi cy'ikinyazina ngenera n'indangakinyazina y'ikinyazina ngenga byombi biburizwamo. Ibicumbi byose biburizwamo. Urugero ukavuga ngo isegereti ye, ntabwo bikiri bya bindi ngo yawe, no. Isegereti ye, urumva ko ibicumbi by'ibinyazina igicumbi cy'ikinyazina ngenera cyagize ute, cyaburijwemo. Ugiye gutondagura ntabwo ushobora kugira ute kukibona. Ukavuga ngo kwiga kwe, kwiga bibaye ku ubwo ni nko kuvuga ngo kwiga kwawe. Isegereti ye ubwo ni isegereti yawe. Ukavuga ngo inka ze, ubwo ni zawe. Inka ze ntabwo bavuga ngo ziwe, zawe. Inka ze ni ngo ibicumbi biburizwamo, bahita bakora directly, bikora bigiye birarangira. Noneho dore intego y'ikinyazina ngenera ngenga. Intego y'ikinyazina ngenera ngenga se bitondagurwa gute? Iya mbere, ubundi iyo bagiye gutondagura ikinyazina ngenera ngenga, ubundi kigira indomo iyo gisimbuye izina kigaragiye, nibwo kigira indomo. Twabibonye ko twavuze ngo mu by'uka mbere twavuze ngo gishobora no gikurikira izina cyangwa se kikagira ute kikarisimbura. Kigira indomo rero iyo kigize ute, iyo gisimbuye. Igitabo cyawe, kuvuga ngo icyawe, iyo urumva ko yafashe indomo icyawe. Ikigira icyo bita indangakinyazina, iyo irangwa n'indangakinyazina, kiri kuranga ikinyazina, yego. Kikagira igicumbi, ariko hari ubwo kitayigira. Ntabwo gishobora kugira igicumbi cyangwa se n'ikigira ute nikiyigire. Ibyo tubivuyeho rero tugeze noneho ngo n'isomo turirangije, ahubwo tugeze icyo bita gusesengura ikinyazina ngenera ngenga. Gusesengura ikinyazina ngenera ngenga hashakwa uturemajambo twa buri kinyazina. Iyo turimo dusesengura ikinyazina ngenga hashakwa uturemajambo twa buri kinyazina. Bavuga ngo ngenera wishakira uturemajambo, na ngenga kugira ute ukaba wayishakira uturemajambo. Byose bikorwa urabitondagura, ariko byose ukagenda ugira ute ubishakira uturemajambo. Wa ukamenya ni u, a, nge, na, gi, e. Ngo wanjye ni u, a, nge ngo ni na, gi, e. Ariko mu kwerekana inteko ihabwa agaciro cyane ni inteko y'ikinyazina ngenera, kuko aricyo kiba cyisanishije n'izina gikurikiye. Kuko nk'uko tubizi, ikinyazina gifata inteko y'izina kigaragiye. Ikinyazina gifata inteko y'izina kigaragiye. Tugendera ikinyazina ngenera kuko aricyo kikaba kiza, yego. Ikinyazina ngenera nicyo kigurute, nicyo kigaragaza inteko izina ririmo. Uvuga ngo umwana we ararwaye, we nicyo kibigaragaza. Ndizera isomo ryumvikanye, yarakinjiza kugira ngo twumve uburyo dutondagura iki kinyazina n'aho inteko zigaragarira. Tukaba turi ku kinyazina ngenera ngenga. Icyo nabashishikariza ni gukora subscribe, like, share and comment. Niyo mpamvu nakoresheje amagambo yanditse kugira ngo murusheho kubyumva, munagira ngo nyine murebe nuko bivugwa bikorwa.
ntabwo navuye ko ntazongera gukora video irengeje iminota 10. iyo nakoze ejo yari ihagaze iminota 18 ndagira ngo ariko nta video zongera kurenga iminota 10. urabona ko buri kinyazina kose kizaba gifite iminota 10. nabibutsa gukora subscribe, like na share and comment, ndetse niba ari n'ikindi kintu umva ukeneye kumenya kigendanye n'indimi ngiye wanyandikira kuri iyo nimero 0780804906 njyewe nkagufasha. nta kibazo, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.